bose urabona iyo abantu bashingiwe hari abana bagenda imbere y'umugeni uwo mukuru wabo yari afite abana bagakwiye kugenda imbere y'umugeni ariko abana ugasanga yego ukajya unana nubwo ibirori ari ibyabo rwose ugasanga nta gaciro namba kuko ni ba bantu bajyaga urabona nk'iy'abakobwa umukobwa agiye gushyingirwa hari n'ukuntu afata imyenda yambaraga akiri umukobwa ugasanga ari guhereza bagenzi biwe abo bana ba mukuru we bari abana bakuru bakambara n'imyenda yiwe ariko no ayiha abandi bamenyaniye aho hanze batanaziranye kandi afite ababereye hanze ntibagira ikintu baha abo bana habe namba uwo mukwe wabo mukuru yahaga ari kwicira isazi mu jisho ubu nyine njye nawe mbireba nyine ndi umwana gutya nkavuga yo ndeba disi mukuru wiwe ari hariya dore n'utwana twiwe bicaye he ku ntebe y'inyuma kuri inshuti ibyo bintu birababaje ibyo bintu si byiza ariko amahirwe naje kumenya ni uko uwo mumama nawe yaje gusubizwa yaje kubona ibitangaza cy'Imana aza kugira ubuzima bwiza abana be baza kwiga bagira amahirwe mbese nabo baza kuba abantu bakomeye ubu sinzi uko babanye nyine ngo mbiheruka turi iyo ngiyo ariko rwose nzi ko ari abana bifashije no kurenza babandi bashyingiwe ubu ibyo ari byo byose wasanga abo babakoreraga ibyo bifuza kubaha agaciro akakanya burani ko biba bimeze ubu rero uko umuntu yaba ari kose mwubahe kuko ejo ntabwo uzi icyo Imana yamuteganyirije umwana w'umuntu abasha kumenya ibihe yanyuzemo n'ibiharimo ariko ibiri imbere ntabyo yamenya ntabwo twabasha kubimenya ntukagire rero umuntu usuzugura erega nta nubwo bivuze ngo wenda nongeye kubaha ikaze hano kuri Amazakini 31 nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose baba bari mu Rwanda bari mu Burundi bari hano Mozambique mwese nizere ko mukomeje kugubwa neza ariko habaye harimo abatameze neza bifurije kumererwa neza Imana ibasange iborohereze niba ugeze hano bwa mbere rero nguhaye ikaze gusaba gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro tugenda tunyuzaho hano murabibona rero ko ntari njyenyine ngarukanye n'umuvandimwe wanjye ndabizi ko mwari mumukumbuye reka tumwakire tubwire naho yari yaragiye tuguhaye ikaze nanone hano ku Amazakini 31 tubwire aho wari waragiye ego murakoze cyane muri iyi minsi narindi busy naraviyajaje wari waraviyajaje ariko nagarutse inshuti zacu kugira ngo uyu munsi tubane ariko nizeye ko wari umeze neza nari meze neza nari mbakumbuye nawe nari nkukumbuye cyane rwose uyu munsi rero utuzaniye ibishya byinshi ni byinshi ni byinshi uyu munsi tuje kuganira ku bumwe bw'umuryango ubumwe mu muryango nituvuga umuryango ntabwo turi buvuge umugabo n'umugore n'abana gusa n'abandi bo hirya ba famiye guhera ku muzukuru ukageza ku muvivi mbese ntabwo ari famiye y'umugore n'umugabo oya ndavuga kuri umuryango wa sogokuru umuryango mukuru ibyo dushaka kuganiraho uyu munsi inshuti zacu rero muze mubane natwe karibu tubararikiye kureba iyi video mukayirangiza kugira ngo mutaza kugira ibyo mucikanwe muri iyi video ese ubumwe mu muryango ubundi ni iki ubumwe mu muryango ni ukubana abantu bumvikanye bafitanye ubumwe batarebana ngo hari uriya ni umukire cyangwa se uriya ni umukene niba dufite ibirori runaka si ngombwa kubera
mu kigero cyacu oya. ugasanga umuntu ari muri famiye bagira ibirori ugasanga ntibamutumira kubera ko nta bushobozi afite, kubera ko ari umukene. Ntabwo ibyo bintu byagakwiye. naho yaba ari umukene ni uwanyu, agomba kuba ari hafi yanyu mukamumenya. mbese niba mufite n'ibyo birori agomba kuba ari hafi yanyu abiyoboye, ari nawe mukuru, kurenza kuvuga ngo mufite abandi b'abakire bo hirya ya famiye batanazwe, ugasanga nibo bafashwe neza, wa undi kubera ari umukene. nk'urugero tuvuga ibintu byumvikana kandi bifatika, sibyo? tubahe n'ingero zifatika. nk'urugero ushobora kuba uri umumama ufite abavandimwe bawe, harimo abize harimo abatarize, ugasanga wenda ba bandi bize nibo witayeho cyane kurenza ba bandi batize, kandi muva indimwe. hari n'utemera noneho ko bava indimwe. nabyo bibaho, nabyo biriho, biba byafashe indi ntera. ariko nshuti ntabwo bikwiriye. hari ukuntu ufata umuvandimwe wawe nabi, ejo ntabwo uzi icyo Imana yamuteguriye, ntabwo uzi icyo Imana iri kumuteganyiriza mu minsi iri imbere. umva, umuvandimwe wawe umuntu wo mu muryango, yaba umuvandimwe wawe yaba umuvandimwe w'umugabo wawe cyangwa se w'umugore wawe, mbese umuntu wa famiye, uzi ko ari uwa famiye, mu bushobozi bwiwe bukeya afite, mwiteho nk'uko wakwita kuri uwo wundi w'umukire, sibyo? nk'urugero niba ufite umuvandimwe aravuga ati nzaza kugusura, ariko umenye ubaye nk'aho ntacyo bikubwiye, ubifashe nk'umuntu usanzwe. nyamara wawundi mwahuriye mu muhanda kubera ari umukire, ari buze n'imodoka, ugasanga wabihaye agaciro, washyashyanye, wamwiteguye ibishoboka n'ibidashoboka, nyamara umuvandimwe wawe ukamufata nk'umuntu usanzwe. ntabwo bikwiye rwose. ntabwo bikwiye. nizere ko niba hari abantu bitwara gutyo, iki kiganiro hari icyo kiri bubafashe cyane. umuntu wo mu muryango aba ari uwo mu muryango wawe, jya umwitaho uko ushoboye kose. afite umukazana, noneho umukazana yari umuntu wifashije nyine, urumva umukazana n'umuhungu we ni abantu bari bifashije nyine, baba ahantu heza cyane. noneho ubwo rimwe yagiye kubasura, agenda nyine agiye kubasura bya bindi byo mu cyaro, ariko agezeyo kubera ko umukazana w'ubwo n'umuhungu we baba ahantu hasobanutse, bari mu bisubizo, ariko agezeyo nyine umukazana aramusuzugura cyane, kubera ko ari umuntu uje kumusura aciye bugufi, ibyo amuzaniye kabifata nk'aho ntacyo bivuze, kubera ko mbese ari umuntu uciriritse, ari umuntu wo mu cyaro, ari uwo mu mujyi, kandi ubwo ari nyirabukwe. ibyo bintu nabyo bibaho cyane. hari n'igihe rero usanga bitari kuri kuvuga ngo ni kuri nyirabukwe gusa, ahubwo ugasanga umuntu ni umuntu wo muri famiye, ariko aje kugusura kubera ko aturutse mu muryango uciriritse, ugasanga no kugera mu rugo ntabwo bamwinjiza mu nzu, ni ukumuhereza intebe hanze akaba ariho yicara, akiba wicaye aho hanze. nshuti bavandimwe, ibyo bintu birababaje, mubihindure. umuntu uko yaba ameze kose, ntabwo uzi marayika uzakugenderera aho azaturuka. umuntu wese ugomba kumuha agaciro kuko ari umuntu, utagendeye ngo yambaye gutya ngo asa gutya. oya, umuntu wese ugomba kumuha agaciro kuko ni ikiremwa muntu. ikindi, ibihe birahinduka. hari igihe aho umuntu aba ari uyu munsi, ejo usanga hahindutse, ugasanga nimba umbona nk'umukene, ugasanga ntacyo bikubwiye, mbese ukabona nta gaciro ubihaye, ugasanga unyima agaciro. ushobora gusanga noneho ugiye hahandi narindi, noneho ugasanga ahubwo ngiye hahandi wowe wari uri. ibyo bintu bibaho cyane cyane. hari n'abantu twari duturanye, menya hari wowe wari ukiri muto utabizi, kuba narabyibagiwe. ariko yari umumama, yari afite abana, yari afite abana b'abakobwa bagera muri 5. noneho hari harimo umwe yarashatse arahirwa, ariko ntiyagira amahirwe yo kugira ubutunzi. yarabanye neza n'umugabo we, Imana imuha urubyaro. ubundi niba umuntu ashatse akabona urubyaro,
akaba abanye neza n'umutware wiwe, abanye neza n'umufasha we, ibyo bintu biba ari iby'agaciro gakomeye. Niyo mpamvu mvuze ko bahiriwe. Ariko ntibagize nyine ubutunzi butubona bufatika. Noneho abandi baje gushyingirwa bo baranashyingiwe bakora ubukwe bw'ibitangaza, ariko wundi mukuru wabo we ntabwo yagize amahirwe yo gukora ubukwe, yarishingiye. Ariko ni ukuvuga ngo abo bene nyina bose bashyingiwe. Uriya mukuru umva yabaga asa ameze nk'iki. Niba abandi bakenyeye batamutegurira kenda, kagira ngo si uwabo, ugasanga bakodesheje imikenyero, ariko ugasanga mukuru wabo mukuru amuhaye uwo mukenyero, ugasanga abana ba mukuru we bari inyuma y'abandi bose. Urabona iyo abantu bashyingiwe hari abana bagenda imbere y'umugeni. Uwo mukuru wabo yari afite abana bagakwiye kugenda imbere y'umugeni, ariko abana ugasanga ukajya nta nubwo ibirori ari ibyabo rwose, ugasanga nta gaciro namba. Kuko ni ba bantu bajyaga, urabona nk'iyo umukobwa agiye gushyingirwa, hari n'ukuntu afata imyenda yambaraga akiri umukobwa, ugasanga ari guhereza bagenzi biwe. Abo bana ba mukuru we bari abana bakuru bakambara n'imyenda yiwe, ariko nuko ayiha abandi bamenyaniye aho hanze batanaziranye, kandi afite ababereye hanze. Afite ababereye hanze. Ntibagira ikintu baha abo bana habe namba. Uwo mukwe wabo mukuru yahaga ari kwicira isazi mu jisho. Ubu nyine njye nawe mbireba, nyine ndi umwana gutya nkavuga reba disi mukuru wiwe ari hariya, dore n'utwana twiwe bicaye he ku ntebe y'inyuma. Kuri inshuti ibyo bintu birababaje, ibyo bintu si byiza. Ariko amahirwe naje kumenya ni uko uwo mumama nawe yaje gusubizwa, yaje kubona igitangaza cy'Imana, aza kugira ubuzima bwiza, abana be baza kwiga bagira amahirwe, mbese nabo baza kuba abantu bakomeye. Ubu ngubu sinzi uko babanye, nyine ubwo mbiheruka turi iyo ngiyo, ariko rwose nzi ko ari abana bifashije no kurenza ba bandi bashyingiwe. Ubu ibyo ari byo byose wasanga abo babakoreraga ibyo bifuza kubaha agaciro aka kanya. Buriya niko biba bimeze. Ubu rero uko umuntu yaba ari kose mwubahe, ni ukuri mwubahe, kuko ejo ntabwo uzi icyo Imana yamuteganyirije. Umwana w'umuntu abasha kumenya ibihe yanyuzemo n'ibiharimo, ariko ibiri imbere ntabyo yamenya, ntabwo twabasha kubimenya. Ntukagire rero umuntu usuzugura. Erega nta nubwo bivuze ngo wenda bari n'uwa famiye, ntibivuze ngo ari n'uwa famiye. Hari abantu usanga areba umuntu ukabona aramukubye, wagira ngo ntabwo ari ikiremwa ari kureba, bagafata umuntu nk'aho atari umuntu. Ntabwo bikwiriye. Niba ufite icyo uri buha umuntu muhe, niba ntacyo ufite witekereze ibintu byinshi ngo wumve ko umurenze. Erega buri impamvu twahereye no kuri famiye, byagorana ko umuntu yananirwa gufasha umuntu w'amaraso ye wo muri famiye ye, noneho ngo azabashe kugira umuntu ahereza agaciro waho hanze nawe uciriritse. Biragoye, ariko ntabwo bikwiriye. Ntabwo bikwiriye. Umuntu wese ni umuntu. Umuntu wese uyu munsi yahindurirwa amateka. Ukuri birashoboka. Bakajya bakubwira amateka yanyuzemo mbere ntubashe kuyumva. Ntitukagira umuntu n'umwe dutesha agaciro. Ubuzima arimo, ubuzima abashije kugeramo, ejo hari ubundi bwiza burenze ubwo uri kumubonamo uyu munsi. Hari igihe usuzugura, ejo ari we uzagutabara cyane rwose, ari we wakeneraho ubufasha bwo kugutabara. Urumva kubona aho uhera kandi waramusuzuguye byagora. Ikindi hari abantu baba bari mu buzima bwiza akumva ko ubwo buzima butajya buhinduka. Nshuti, ubuzima burahinduka mu kanya nk'ako guhombya, burahinduka ukaba ari umuntu ukomeye. Bitavuze wenda ngo waguze ibintu bihenze, ngo waguze iki, ngo uvuge uti yewe nasubiye inyuma kubera ko naguze iki. Hoya, ibintu bikagenda bikayoyoka. Ibintu ni umushyitsi, ni nk'uko umushyitsi agusura uyu munsi ejo akagenda. Ubwo rero kwicisha bugufi nibyo bya mbere. Kwicisha bugufi, umuntu akamenya uburyo yitwara mu bihe arimo. Nimba uri mu bihe byiza, ukamenya ko ibyo bihe byiza ugomba kubyitwaramo neza, kuko ejo byahinduka. Hari umupapa umwe yari afite abahungu b'abakozi, ariko yabafataga neza. Akaba ari bo abana banyweye, ariko
akabareka agasohoka agiye hanze gatoya akagaruka yasinze se bigenze bite uranyagiwe akabego bimubayeho ariko nyine ntarakare cyangwa ati ubwo rero ndabona uri kuzenguruka ufata amafaranga yatikiye witahira uguzaza mu kazi ejo mbese abakozi be mbese navuga ngo yabafataga gute abana be yari afite mwuka w'Imana ahari kuko ukuntu yabafataga abahungu b'abakozi byari ibintu pe ubona ko atari buri wese apfa kubyihanganira umunsi umwe rero wa mupapa byaje kwanga yari afite amaduka ararangira asigara mbese nta kintu afite ari wa muntu ujya kubona ukabona araje kugeza aho uri ati akakuganiriza ariko nta kintu namba afite noneho umunsi umwe rero yari ari kwigendera nka gutyo agiye kubona abona wa mwana w'umusore yahise aza aramuhobera cyane arije ahita akora mu mufuka akuramo 500 arayamuhereza ubwo turi kubwira nk'abantu bari hano muri Mozambique 500 ya Mozambique murayaza bari menshi ari umukozi wakoresheje ati patara wanje ndagukunda twabanye neza ibiki n'ibiki yego yarahagaze mu muhanda asuka amarira ararira pe ariko wabonaga ari ibintu by'agaciro byiza pe byari ibintu byiza cyane ubwo rero uko umuntu ibyo mbese ubiba nibyo usarura hari abantu bumva ko bazabiba indimu barangiza bagasarura oranje cyangwa iraranje ntabwo bishoboka ibyo nibyo uzasarura n'umufasha abababaye umunsi wababaye uzabona abagufasha ni ukuri mufashanye uko mwaba mumeze kose abavandimwe bawe badafite ibyo kurya badafite ibyo kwambara nyamara wowe urabimena ibyo ngibyo urumva bizagira ingaruka zitari nziza ugomba kwita ku bababaye mu bushobozi bwawe ufite ukabafasha uko ushoboye ubwo rero ntabwo bikwiye ko umuntu yakwihugiraho we wenyine tugomba gufashanya mu bushobozi tuba dufite ariko hari n'abantu baba bafite imitima atari myiza ugasanga niba nta bushobozi ufite bwo gufasha umuntu uri no kumuvuga uriya gutya na gutya uriya gutya na gutya nyamara nta n'ikintu wamufashije ibyo bintu ntabwo ari ibintu byiza rwose muhindure ibintu ntabwo ari byiza mwite ku bavandimwe mwite ku bababaye n'abashavuye bose mbese ibikorwa biba ari byo biza mbere kurenza amagambo niba umuntu ubona hari icyo umurushije mufashe ubundi wicecekere wikomereze hari n'abandi noneho baba bafite ubushobozi nk'uko noneho akaba afite umuntu mu muryango utagize noneho udafite ubwo bushobozi noneho nk'aho yakagize n'ikintu na gito yamufasha ahubwo akamuhamagara amutondekera ati noneho ubu ngubu naguze iki naguze etaje hano noneho naguze ati noneho nuje etaje nyamara nta kintu ari gufasha ari kubwira uwo muntu nta bushobozi afite ariko nta bushobozi afite ari kumuha raporo y'ama etaje yaguze ati uko naguze imodoka kandi azi ko uwo muntu ari kubwira no kurya biragoranye abo bantu nabo babaho ni ukuri pe ugasanga ari kumutondekera imishinga yose amaze kugeraho kandi nta kintu aramvuga ati reka mufashe ubuse koko ibyo bintu ntabwo ari byiza habe na gatoya ntabwo ari byiza rwose tugomba kubikosora se ntitwasoreza hano cyangwa hari ikindi wumva ushaka kutubwira ibyo kuvuga byo biba ari byinshi gusa nanone iyo dukoze ikiganiro kirekire hari igihe bibagora kubyumva tubabikiye ibindi byinshi byiza reka tujye dukora ikiganiro kigufiya kugira ngo kitagira uwo kirambira ibyo kuvuga byo ni byinshi inama twabagira zirahari nyinshi cyane inshuti zacu mujye muba hafi kandi mugerageze gukurikira ikiganiro hari igihe umuntu akurikira ikiganiro agace cyangwa akareba umutwe w'ikiganiro agahita yimajina ibindi bintu bitari muri icyo kiganiro mugerageze mujye mureba ikiganiro mugikurikire mukigeze ku musozo umenye aho ibintu byatangiriye n'aho byarangiriye kugira ngo utajyana inkuru y'igice utajyana igice
ndumva ari ibyo. mwakoze rero cyane kubana natwe. Murakoze namwe. namwe mwakoze kubana natwe, Imana ikomeze ibahe umugisha. Iki kiganiro nikigeraho kigukora ukande subscribe, ntibagire gukora na share kugira ngo kibashe kugera kuri benshi. Turabakunda cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha. Bye.